umugabo wanjye utagitera n'akabariro ntawe urya umuceri wahashye ubwo mbwira hano niba uri mabuja wa kabiri cyangwa se uri n'umwana badabuse oya wimbwira amagambo menshi winambaza ubusa kuko byose urabizi byinshi nyuma yaje byose urabizi nabonye yinjira na nyiraceberi wiwe ende tuva gushopinga mpita nambara nkahindura imyenda tugata tugenda ubwo mu mujyi ushaka kugumayo mukoramo iki ego ko wawe mereza se kuri ya kategori F y'ibintu bintu uzabikora mabuja ko ndeba nabi mbona ugiye kumura byokotsa bita cyapanga tugenze gute kuri ya mugongo tumura ubushenze ariko agenda ako nkuko koko Marita ari hehe ibi bintu ndabisoma njyenyine bivuga Marita mereza bari yavuga ibiki se maze kukubwira kangaye ko ndashaka kwimuka umva nakubwiye ngo imodoka iri ku muhanda sohora ibintu vuba twimuka umva mereza tutayirwanira rwose mbabarije nta baga nguha rekura ibintu ndi kuvuga uri kunyumva neza ubwo ngubwo urumva bamaze kubyisetingamo urumva ngo ntutume ndakara Marita wanjye ntutume ndakara ubundi niki kimaze iminsi kikoshya niki kiri kukoshya uri kunyaka ibaga ukahita ko ngenda ashobora gusohokamo hano muri iyi nzu unyimura urahasohoka ku mbaraga ntabwo bishoboka ndabikubwiye ngo urasohoka biki ruvumbika karame mabuja ubundi wowe igihe umuntu aba yaguhamagariye ntabwo uri kumva si mabuja ko ndeba nabi mbona ugiye kumuramo yokotsa bita cyapanga hirwa kuva ryari ubinganzwa mu rugo rwawe kuva ryari umugore wishakiye ese ubundi waramushatse cyangwa yaragushatse agusuzugura bene kariya kageni nkaho utari umugabo mu rugo rwawe ubundi none se ukwera ushaka dukora iki ngaho ngira inama ikintu twakora tumura ubushenze ariko agenda ngo tubigenze gute nimba ubona yakunaniye se wakora iki kindi nta kutamubwira ntako namubwira nyine ntabwo aba ashaka kumva oya kandi nawe byo kumwirukana si byo mbwira ikindi kintu twakora byibura kuko abagore muba muziranye si mabuja noneho byagenze bite ko mbona umujinya mufite idasanzwe soni maze kwigira nabi niba nk'ukuntu wari unciriye amashati si mabuja ko uyu munsi mbona mugiye kunyica noneho muragira bigire gute ndakubwiye ngo ndashaka kumbwira ibibera muri runo rugo byose nisubite nakubwira iki nuko wari warabinsezeranyije urabona nabona mvuga ikine nizi kajwiga buri urankubita ngo nabona nabigenza gute ngo kajwiga ntabwo umbwira se bimenye ntabwo umbwira iyo rwose nta bintu mfite byo kuvuga habe na wimwirukana ariko uhagarara ku ijambo ryawe nk'umuntu w'umugabo sibyo none se uravuga nawe akavuga ntakeneye ushaka ikindi kintu twakora yesu ukubeshya biranambabaza rwose urumva twakora iki kindi atari kumwirukana okay wimwirukana pe sibyo ariko uhagarara ku ijambo ryawe nimba uvuze werekane ko ushyizeho n'akadomo ibyo uvuze byo bigomba gukorwa bidasubirwaho ariko mwihore ibyo nibyo yigira kuva hano bo tugomba kuhava byanze bikunze turahava ntazava i Kigali turahava ibyo yigira byose abona iriya nzu bakagira ngo iriya nzu niyo kuba i Kigali se ntabwo na kuriya zimera iz'i Kigali mwihore biriya nibyo yigira ariko ibyo kumwirukana byo hoya banza witonde none nimba ntabwo nahita apfa akunaniye kwirukana umugore okay wimwirukana ariko hagarara ku ijambo ryawe nk'umuntu w'umugabo mwihore ndinze ko asuzugura iri rimwe ryonyine akareba icyo nzakora aha nibwo nzaba mbibona njye rwose birambabaza si ukukubeshya njye nta muntu ko wagira ngo niwe ugutunze rega uravuga nawe akavuga mwihorere urabona icyo ndi bumukoresha ndinze ko asuzugura iri rimwe ryonyine uretse na rimwe na kabiri na gatatu uzabibona usubona uriya afite umutwe wo kumva cyangwa ni umutwe wo kogosha akamera neza akawutereka i Kigali ngo nazaba i Kigali harya noneho azagenda atumva atanabona n'ubundi yaramunaniye
umaze kunyobera njye byanga rwose nose ko wari waransezeranyije ko ugomba kubimbwira nkaba numva utangiye kwisubira n'ibiki none se ko twari twavuganye nkavuga ngo nzareba nyine ibyo nkubwira nkabona utangiye ubu si uyu munsi ibintu wari unkoreye n'ibiki uraje reba umutwe wawe ukubise hano waciyemo iminsi ingahe se ubinsezeranyije ni amasaha ngaho mbwira rero tutagiye kure kandi ntunserereze nta kintu ngiye mfite rwose ndi buvuge nta kundi nakugira ariko uko biri kose ntugire ngo ndakuretse ugomba kubimbwira byange bikunda ubitekerezeho nubwo utabimbwira nonaha ubitekerezeho mu minota ingahe ndi bwongere kuguhamagara ubimbwira utabimbwiye ubwo umwanzuro nanjye ndawufata niwo mfatira umwanzuro cyangwa njyewe ugufatira mukuru mwiza dira ngufitiye diri nikubwira ngo diri ya za sayizi zawe nyine gutyo umeze za kategori njya nka tani efu umumama umeze neza mwana we ntabwo ndi gushaka kubitekereza reka agenda ufite amanyo n'ameze gutya reka agenda noneho nanjye kukwemeza iyo dira nuyemo nzahita nkukubita ibihumbi 30 by'ishimwe unywe byeri nako sorry fanta kako wowe cyangwa fanta ntabwo cyangwa byeri umva ariko mama nyine umugabo nyine ngo bari aho ngaho ngo atazi gukora ngo ibiki noneho ni wa mugabo ubwira ngo sheri dutangire agahita ngo narangije we abandi batangira basoza niko babyita mwereke rero wongeye guhita mukosora ku buryo mu buzima azajya aza na saa 8 z'ijoro gatatu umugabo mubura agahita ngo ufate akamoto wongere rero nibyo nshaka ku buryo nyine azajya yicara aryamanye n'umugabo agahita avuga ngo Kenzo ari he where is Kenzo ariko ubundi kare kose kuki ntene namenya so ko nakurangira impamvu bimeze neza se nawe nanjye nicyo nkwemerera ariko umunsi umwe nanjye nkazivunira nawe ukinyense urambwira umunsi umwe mbavuga ni nawe umunsi umwe dore byagize gutya byahita mvuna ngahita ninyense burabamuga afite amafaranga se yewe mbona nawe afite amafaranga umugabo afite ikofi ibaze ko ndakubasura kandi gatura ndagutwara mu modoka cyangwa se akandigira taxi noneho reka nkwereka reka uriya mugabo we umugore turamugira imbwa n'umugabo we tumugira imbwa zijya mu ikofi tuyirya iyo si dira ahubwo ku kantu mwana hakuzi kuzi ubwenge se nabuze ubwenge jyewe narakwibagiwe ese kuki ntabwo uherukaga narabuze naragiye kureba ikigori goma wallahi reka dukora ako kantu wowe ako gishyiraho chance neza n'umuntu w'umusaza gutya ubwo noneho uzamuze nawe ibindi bizaba birangira ari beza done gutya do narangije kumuha mapu neza uko umeze kuva hasi kugera hano aka kuri kano gahazi kawe ko hejuru ngiye pfa ko ari kategori F y'ibintu binini ibindi uzabimbaza akira abana b'insabo ubindi uzamuze nawe imite nkwemeza nzahita nkubwira sawa none sawa ariko nawe icyo kibuno none urakibona ariko sawa abagabo none nawe baca umugani mu kinyarwanda reka mbere haguruka nyavuga haguruka se haguruka ujya kwivugira imbere ya sobuja yewe uri gushaka ko nirirwa ngundagurana nawe urabona haguruka ujya kwivugira imbere ya sobuja